nubwo ntawabikubwiye ariko niko kuri. Ubuzima ntibworoha ku muntu wese, ariko hari abo ubona basa n'abameze neza. Ntubeshywe n'uko ubona abandi, kuko buri wese afite ibyo arwana nabyo mu mutima. Hari abantu ubona baseka, ariko nabo mu by'ukuri bamerewe nabi cyangwa bararemerewe. Hari abantu bavuga ko byose ari byiza, ariko nijoro muri bo ntabwo basinzira. Hari n'abavuga ko bakomeye, ariko imbere bacitse intege. Ibi ntibigomba kugutera kwiheba, ahubwo bigomba kukwibutsa ikintu kimwe: uri mu rugendo nk'abandi bose. Ntugapime ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kuko mutanyuranye mu nzira imwe. Ntugatekereze ko uri inyuma, kuko hari ibyo wanyuzemo abandi batigeze banyuramo. Ibyo wanyuzemo ntabwo byari imfabusa. Hari ibyo byakwigishije, hari n'imbaraga byaguhaye utari wamenya. Nubwo waba utarabona aho bigana, ntibivuze ko nta cyerekezo gihari. Hari ibintu bizasobanuka uko igihe kizajya kigenda gihita. Hari na byinshi byiza bizaza utari wabona. Ntukihutire kwiha igisubizo cy'ako kanya. Ntukihutire kwiyemeza ko byarangiye. Komeza. Niyo waba utera intambwe nto, kuko n'intambwe nto igera kure iyo idahagarara. Umunsi umwe uzareba inyuma, wishimire ko utigeze urekeraho, kandi uzamenya ko wari uri mu nzira yo kuba umuntu ukomeye wifuzaga kubaho. Ibyo byose uri kunyuramo bizagera aho bikwereke ko cyari igisubizo cy'aho werekeza.